bamutwara ubu bamurangije singiye gupfaka ndahinduye imiti nyiramondo yambwiye hariya hari icyo yamumarira ariko abantu ubu ndabizi sibyo ko ndeba wenda higanjemo imiravumba babona nta n'ibimurangiza umuntu agenda ahwera kuri aho ariko mana abantu baranyanga we yes kandi ndimo sibi ibintu nyiramondo yamaye kuko biramuvura byanabyo cyangwa wenda nawe no kumbeshya beke mba mbona asa n'umurozi abona yampaye ibimurangiza mana yanjye aha abambari ubundi bazampfakaza Maramutse neza. Meze mu yego ntabwo wa muntu rwose byanze yo umugabo wameze ateze akomeje kundembana dore haje ndi guteka ibintu ahubwo Imana yambwiye ko mumfasha ndagufasha rwose hari imiti y'amonda yampaye ndindiriye ngo umere neza hasigaye ahubwo ngize amahirwe uramufasha nza n'agatebe ube wicaye aya ni ukuri ntacyo utakorera umuturanyi ubone yakize ubu koko igihe twakoreye ubukangurambaga umuntu arembere mu buryo kweri bibaho kurigira vuba rwose aranyara hitwa umumure wakavana akaruka ubu rwose byashanze gerageza turebe ko hari icyo twamukorera ntacyo kugerageza cy'imberega ni amarozi nuko abantu babwira ntibumve ubu n'abaraza ngo namujyane kwa muganga abandi bakaza ntanzana nk'ibya Yesu abakora kwa muganga nyamara umuntu yahatekereza ariko ubwo watura ahantu imyaka nk'iyo maze ukayoberwa uko umuntu ateye ujya kwa muganga none icyo wamenye ni ikizi oya nyamara ntabwo wakwishyiramo ko ari amarozi oya ibimenyetso afite n'iby'uburozi kugira ngo ndi jyenyine ntanamubasha wamuwe ubukangurambaga yitwa kuri mfasha ahubwo kuzana ku kazuba tumuhe muzane muzi kanza muzane mufasha ndetse nakubwira isabana ryawe ngaha mu bantu bose mbirwa musangira n'amacuti ubuse ntibakuraha mwicaza ahangaha rwose dore nta ntege afite n'ukuri hangana ariko se kundeba none hagiye kunshika ibintu kimwagaye oya ni ukuri Imana ntiyabyemera hangana ariko se ariko se ibi ni ibiki kuko aramfanye none hararangiye oya ni ukuri shiri we ayiwe mana akubise n'umutwe hasi ubuse ntapfuye kuko none ubundi yari bupfe oya ni ukuri ariko se kuko ariko se byageze tugasuka gake reka tukamusukura yegamiza ahangaha igira hino mari igira hino ariko narabivuze ako se gufatanya amenyo utagira ngo umwe ihangane umuti ako umuntu mukuru nawe nukumusukira amusukira umwana ariko ndi umuntu turi kugaruka ibi ni ibikira
Mariya ko bitagenda uzi ko agiye gupfa oya mubihuye cyo kuyo byarangiye reka mwese urabona hari kiri kugiye yewe sema ko ari kugana koko yewe nawe yamana ibirwana kigabo sabaye ni bande mwakagira imana abaje kufungura gusa Karame. Seno wamujyana mwiriwe neza. Yewe ni jewe. Amahoro se ko mutugendereye. Twebwe ni amahoro ahubwo mwebwe bite? Uravugisha ukuri? Bita. Ni amahoro. Ko mfite amakuru ko umugabo wahangaha yarembeye mu rugo bimeze bite? Oya ariko biri kuza ntamwe biri kuza. Ariko ubwo nkayo makuru nini niba yatangaje. Warahageze se warabyiboneye? Ahubwo birambora ni iki? Oya. Uretse gatoya. Rudoviko. Rudoviko se wamenya ko ibyo bitoroshye. Ye baba we. Kumuriro wa murenzi madam. Umuriro gusa se uwo kamaze n'insana yitwa. Rudoviko. Kugiye gupfa ugatwa. Uyu muntu yabaye. Kana amarozi. Amarozi dore none gukomereka gutya byaje gute? Namusuwenje kumuha umuti dore usanze maze kumuha umuti aba yikubise hasi. Nta mbaraga aratitimira nijoro no kubara amasohora aranenya. None se uyu muriro wowe gatwa we uyu muriro niki kimenyetso cyo kwikubita hasi ugira ngo ubusiserere yamutuye hasi? Byansi yewe no kundi wajya ngo ntagisigaye mu urebye ko ntaba yandeye. Ibi bintu wasanga akiba kikiri mu nda yanahunze. Wasanga ari malaria pe. Yakareka nawe. Malaria se malaria gute. Ko namwe abanyarwanda ese ibintu byose muzamwa muvuga ngo ibise n'ibiki biri hano. Ni umuti nari ndimo muha wo kumurutsa amarozi. Yampaye nka yanjye. Yega we. Byakanyabuzima rero. Uyu ni umuti. Uyu muti nawe n'umuntu uvura amarozi witwanye n'amondo. Arebaho Mada, ibi ni wewe wabikoze cyangwa? Umuti ni nyiramondo wawe umuhaye kandi arutsa amarozi. Ubusa kure batangiye no kuzamura. Ariko akasakumira ubu baramutsa mfanye. Aramutsa mfanye ko nari butungisha. Hava. Reka mufatire ibipimo kandi mukanya. Ndahamagara no ku kigo nderabuzima. Uramukunere urushinge umugabo agapfa. Uretse gatoya. Ntabwo turi bube bamenya amara. Reka bajyana mu bwo mwavuye mbahiye. Ubwo si byo n'ibicuri kugenda nara. Ndawanyanga kuko muraterekera. Wa muntu w'umukozi aho urushinge. Urabizi urushinge ruzanana n'amarozi. Kandi mwabantu mwe ubwo muzana ko muri abanyabuzima hari ibyo mutita. Ntabwo muzi si nk'uko risigaye imeze. Have madam, have. Ntugakire n'ubuzima. Muntu kuko uyu muntu ntari buncike. Fasha guri. Fasha. Aha, kanze ndebe ubwo buhanga bwanyu ngo ubw'abajyanama. Ubwo se ujya gupima iki? Araso nayo wagira ngo yamushizemo ndebera pe. N'igitonyanga noneho ntikiza. Usutwe turahagije. Ngakorera ubwinshi. We.
reka dupime n'umuriro turebe. Reka mufate n'igipimo cy'umuriro maze ndebe. Reka rwose ndumva uri kuzamuka none. Ariko iyo miti nayimuhaga ikarwanya pe. None harimo aracana. Katurebe. Gawe ariko se madame nk'ubu ngubu koko ni gute umurwayi ugira umurwayi mu rugo guri ukicecekera uyu muntu uko mbireba ntabwo amaze amezi ari munsi y'atatarwaye. Yewe gawe igipimo kiri hejuru ya 40 madame urabibona hejuru ya 40 none n'ibice bibiri. Habo sinabivuze do igipimo cyerekanye ko ari positive malaria irimo yaramurenze. Sijya bipimo bya akutambesha ibipimo bya malaria. Reka mpamagare ku kigo nderabuzima. Ariko mwaje bareka gushugera. Mpamagare ku kigo nderabuzima bazana ambulance. Malaria hari ambulance ijya hehe? Mfatundikana kumva ya boss. Uretse madame. Oya umugabo n'injye wamufaturaga. Allo. Oh yes. Ni ku kigo nderabuzima tuvugana. Urahamagara njye ntivuga ngo ntabazi. Ko numva madame Niko se nawe gira gato utamvugura none. Tukapfuye. Rudoviko. Yo madame byarangiye inkweto yazimanitse. Hababwira igihe twababwiriye ko nta murwayi ugomba kurembera mu rugo mugomba kujya mutumenyesha bite ko ukuntu yaryoshyaga byeri. Mada have wirira bini mwembwe mamwa biteye ubu akwiye kugwa hana zize malaria ubizi neza ko ku kigo nderabuzima malaria ivurwa igakira.